munsi ni ku isabato itariki ya mbere Gashyantare, tukaba tugiye gukomeza gahunda yacu musanzwe mumenyereye yo kubagezaho amigisho. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya gatandatu kitubwira ngo kwishyira hejuru kwamuteye kurimbuka. Ese ninde wishyize hejuru byateye kurimbuka? Ibi byose bikubiye muri iki cyigisho. Reka mbere yo kugira ngo dutangire banze mbwire mugenzi wanjye Imani Jean Pierre adushyire imbere y'Imana kugira ngo dutangire twereje Imana. Twicishe bugufi dusenge. Turagushimiye Imana ihoraho, Imana igira neza. Tugushimiye ko wemeye ko tugera muri uyu mwanya twese tugumye ku mwuka w'abazima ubereye icyubahiro. Mwari mwiza, turaritsa abamarayika bawe batacume ngo baze babane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turabashimiye rero mwese mudukurikiye, tunabasaba gukora subscribe kugira ngo kandi munakore share kugira ngo ubutumwa bwiza bwose buheture isi maze umwami wacu Yesu Kristo ahereko agaruka. Amen. Icyigisho cyacu cya gatandatu kiratubwira ngo kwishyira hejuru byatumye arimbuka. Ese uwo warimbutse yishyize hejuru ninde? Icyigisho cy'iki cyumweru gishingiye muri Daniel 5 ibyahishuwe 17 kanogeza kuri 6, Zaburi 96 umurongo wa 5 n'andi masomo muraza mugenda muyabona. Icyo kwibuka kiratubwira ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Tubisanga muri Daniel 2:21. Imana umuremyi, Imana yaremye byose, niyo itegeka ibintu byose, yaba ari ibintu n'abantu bose abo yaremye. Iyo ngiyo niyo yo kwizerwa kuko ariyo iri hejuru ya byose, niyo ikwiye icyubahiro. Muri Daniel 5 ijambo ry'Imana riduha urugero rukomeye rwo kwishyira hejuru bukabije ko umuntu kugira iherezo ritangaje kandi riteye ubwoba. Kuvuga ko umuntu agomba kwishyira hejuru kandi umuntu atari we wigenga, Imana ari umugenga, bituma agira iherezo ritangaje riteye ubwoba. Mu ijuru Babuloni yaterwaga n'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi. Ahangaha inzibacyuho iri hagati y'izahabu n'ifeza nk'uko byari byarahanuwe muri Daniel 2. Ibyo nanone byabaye igihamya cy'uko Imana ari yo mugenga wibera ku isi yose. Imana niyo ishobora byose, Imana niyo mugenga wa byose, waba ukomeye waba woroheje, Imana yacu niyo igomba kuba iri hejuru kandi niyo tugomba kugira nyambere. Reka dusabe ufite ingingo yo kuwa mbere ahitugezeho ibyo ngibyo byari byo ku isabato ya nimugoroba. Murakoze cyane. Reka dukomeze tuganire kuri iki cyigisho ngo kwishyira hejuru kwatumye kurimbuka. Uyu nguyu wishyize hejuru nk'uko twabivuze, turi kwiga igitabo cya Daniel. Muri iki gitabo cya Daniel tuzi yuko akenshi batangira bavuga ubwami bw'i Babuloni. Twatangiye twiga ibya Nebukadinezari, ariko noneho uku kwishyira hejuru kwatumye kurimbuka ni mu birori bya Berushazari. Niko ingingo yacu yo kuwa mbere itubwira, ibirori bya Berushazari. Ni ukuvuga ngo nk'uko cya gishushanyo umwami yarose agasobanurirwa nuko ubwami buzajya bugenda busimbura ubundi. Ahangaha turi kugera mu iherezo ry'ubwami bwa mbere, aribwo bwami bwashushanyaga bwari izahabu. Ahangaha ngo ibirori bya Berushazari, aha batubwira mu birori bya Berushazari batubwira hari mu iherezo ry'ubwami ngo ryari ijoro rya nyuma. Aha ntabwo Bibiliya itubwira uburyo ibi birori byari bimeze, ariko ngo abahanga ngo Exophone ngo na Herodote ngo abangaba ngo nabahanga muri icyo gihe bagiye bandika kuri ku bwami bw'i Babuloni, ngo bagaragazaga ko abanyababuloni bari baramenyereye ibirori bihoraho. Bibiliya ntivuga impamvu yatumaga ibyo birori bibaho, ariko abahanga bakeka ko byari ibirori byo mu ntangiro z'umwaka, bikaba byaritwaga iminsi mikuru ya Akitu. Ibi ngibi ndakeka aya n'amagambo Akitu ni ijambo ryo muri rurimi rwabo. Ngo ubwoko bw'ibyo birori ubwo ari bwo bwose mu gihe byari bizwi ko ingabo z'Abamedi n'Abaperesi
zirekereje ngo zitere Babuloni, twibaza impamvu Berushazari yakoresheje ibirori. Ahangaha ni ibintu bikomeye cyane. Ni ugutekereza ibi birori babikoze mu ijoro. Bari bazi yuko Abamedi n'Abaperesi muri icyo gihe bari bamaze gutera ubwami bwo Abanyababuloni bari bayoboye muri icyo gihe. Batubwira yuko bari ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zari ziyobowe na Dariyo ndetse na Kuro, bari bamaze gutera Aziya ndetse bamaze gutera Egiputa, bamaze kuyinesha. Ngo noneho Berushazari uyu nguyu ngo aragenda ngo acyuza ibirori. Amaze gucyuza ibirori, ariko noneho ngo bibaza ngo impamvu yacyuje ibi birori. Ariko ngo nta kindi ahangaha umwami impamvu yacyuje ibirori, yari yizeye Babuloni uburyo yari yubatswe. Yari yubatswe mu buryo bukomeye, ngo ndetse ngo n'amarembo yaho ngo yari magari cyane ku buryo yageraga kuri metero 6, ngo ndetse n'uburebure bwayo ngo ari metero 12. Ngo urumva yuko aho hantu hari hakomeye cyane, ngo umudugudu wose wari urinzwe. Rero yumvaga yuko nta kintu gishobora kubatera, ntaho bashobora kumenera banyura. Ngo ariko uyu mwami ngo ndetse ngo naho ngaho mwimbere muri Babuloni ngo bari bafitemo ibyo kurya byose, ngo kuko hanyuragamo n'umugezi wa Eufurati, ngo bari bafite n'amazi. Ngo yatekerezaga yuko niyo bazenguruka bakazenguruka umudugudu wose badashobora kubona aho banyura, kandi bo bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa bibahagije ku buryo mu mudugudu batakwigera bicwa n'inzara. Umwami rero ni nayo mpamvu ngo yakoresheje ibyo birori, kuko batubwira yuko umwami nubwo yari ayoboye Babuloni, ngo ise we ngo kuko yari azi ko ibyo biri kuba, ngo yagiye ahunga yerekeza i Mesopotamiya. Noneho umwami ngo ubwo yacyuzaga ngo ibirori, yategetse yuko bamuzanira ibikombe sekuru yari yaranyaze abivanye i Yerusalemu. Ngo neza nk'uko umuhanuzi yari amaze kubivuga, Babuloni yarahangutse kandi ntibyatinze. Reka twumve uburyo noneho iyi Babuloni yaje guhanguka, kuko kuri iyi ngingo yo kwambere batubwira ngo guhanguka kwa Babuloni kwatewe n'iki. Umwami ngo amaze gutegeka yuko bamuzanira ibikombe sekuru yari yaranyaze abivanye i Yerusalemu. Ngo noneho umwami yabitegetse yuko babizana. Noneho ngo bamaze kubizana ngo babinywesha vino muri ibyo birori byabo. Bamaze kubinywesha vino, ngo babonye ngo umushyitsi waje abatunguye. Ingingo yacu yo kuwa kabiri. Iyi ngingo yo kuwa kabiri n'iyo kuwa mbere birajyanirana cyane. Umushyitsi waje abatunguye, umushyitsi utari wararitswe, niko ingingo tubwira. Umushyitsi utari wagenjete, umushyitsi utari wararitswe. Ngo igihe bameshaga ibyo bikombe bari kubinywesha vino, kuko ngo ibyo bikombe byavanywe mu ngoro mu rusengero i Yerusalemu. Ngo noneho ngo igihe kuko ibi turaza kubisanga muri Daniel mu gice cyaho cya 5, ngo umushyitsi utari wararitswe. Ngo noneho igihe bameshaga ngo ibyo bikombe, ngo nkuko Nebukadinezari yabigenje mu bibazo byabanje, Berushazari yahamagaye abahanga mu by'inyenyeri. Ahangaha reka tuze kumenya uwo mushyitsi wari wararitswe. Ahangaha batubwira uwo mushyitsi wari wararitswe, ngo igihe barimo kunywa, ngo umwami yagiye kubona, ngo abona ngo ikiganza ngo cyandika ku rusika. Batazi yo giturutse, nta muntu gifasheho, ngo abona ikiganza kiranditse. Ikiganza rero niwe mushyitsi batubwiraga. Ngo Berushazari noneho amaze kubona ibyo ngibyo byose bibaye, ahita ahamagaza abanyabwenge ngo arebe ko, kuko ngo banditse mu rurimi ngo batabashaga kumenya. Icyo kiganza cyaraje kirandika. Kimaze kwandika, umwami abisomye ayoberwa icyo bisobanuye. Abo bari kumwe bose babisomye bayoberwa icyo bisobanuye. Arangije noneho ngo yahamagaye abahanga mu by'inyenyeri, abapfumu n'abazi kuragura, abasaba ko basobanura iyo nyandiko y'amayobera kugira ngo bakoresheje ubwenge bwabo bamuhe ubusobanuro bwabyo. Umwami yabasezeraniye ibihembo by'agatangaza, abwira abo banyabwenge ati, umuntu wese ubasha gusoma iyi nyandiko akayisobanura aragororerwa mu buryo butangaje. Arahabwa umwenda w'umuhengeri
ibara ryambarwaga n'ibikomangoma byo mu bihe bya kera. Umukufi wa zahabu wari ikimenyetso kigaragaza umuntu wubashywe guhabwa umwanya wa gatatu w'ubutegetsi mu bwami. Iyo ngororano iheruka igaragaza neza ibyabaye mu mateka ya Babuloni muri icyo gihe, kubera ko Belushazari yari umutware wa kabiri. Belushazari yari umutware wa kabiri. Reka tuze turebe uwari umutware wa mbere n'uwuhe. Yari umutware wa kabiri wafatanyije na se kuyobora, Nabonidusi umuhungu wa Nebukadinezari. Hari igihe abantu benshi kubera ko uyu mwami Nabonidusi ntabwo akunze kuvugwa, havugwa kenshi Belushazari hakavugwa Nebukadinezari. Akenshi abantu dukunda kuvuga yuko Belushazari yari umuhungu wa Nebukadinezari. Ndakeka buri wese udukurikiye niko abitekereza, ariko ahangaha babitubwiye neza yuko umuhungu wa Nebukadinezari yari nde? Yari Nabonidusi. Nabonidusi uyu nguyu ngo yaje guhereza umuhungu we ngo bafatanye kuyobora. Ni nayo mpamvu Belushazari ahangaha atatanze umwanya wa kabiri, kuko ari wari ku mwanya wa kabiri, ahubwo yatanze umwanya wa gatatu. Urumva hari kubanza se agakurikizaho n'uwo muntu wari kumusobanurira iyi nyandiko. Urumva yuko ibintu yari amaze gutanga ahangaha, urumva ni ibintu bikomeye cyane, ku buryo umuntu wese yakwishimira gushaka gusobanura ayo magambo kugira ngo ahabwe ubutware bukomeye muri icyo gihe. Ariko nubwo hajemo ingororano zishobora kugusha umuntu mu mutego, abo banyabwenge nanone ntibashoboye gutanga ubusobanuro. Urumva ibyo byose bimaze kuba amaze gutanga izo mpano zose, abanyabwenge bihiringamo barebe ko bashobora kubisobanura, ariko byose biba impfabusa, bananirwa kubisobanura. Ngo hejuru y'ibyaha bye byose umwami yagerageje gushakisha ubwenge aho budakwiriye gushakirwa. Abanyabwenge b'i Babuloni ntibashoboye gutanga ubusobanuro bw'ubwo butumwa. Ubwo butumwa bwari bwanditswe mu runyaramaya, ururimi rwabo rwa kavukire, nk'uko tuzabibona mu cyigisho cy'ejo. Ni ukuvuga ngo mu ngingo yo kuwa gatatu nibwo baruze kutwereka. Urumva yuko ibintu bananiwe kubisobanura kandi byari mu rurimi rwabo rwa kavukire, mu runyaramaya. Reka tuze tumenye impamvu bananiwe gusobanura ibintu biri mu rurimi rwabo rwa kavukire. Ariko ntibabashije gusobanukirwa ayo magambo yanditswe ku rusika. Ibyo bishobora kutwibutsa ibyo Uwiteka Imana yavugiye mu kanwa ka Yesaya. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa, nk'uko tubibona muri Yesaya kuri 29 ku murongo wa 14. Ngo nyuma yo kwifashisha iri somo, intumwa Pawulo yavuze aya magambo akurikira: mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetswe ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa, nk'uko tubibona mu Rwambere rw'Abakorinto ku gice cyaho cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21. Rero ahangaha nk'uko babitubwiye ahangaha muri iyi ngingo, uyu mwami ntabwo nk'uko yatanze ibi byose, Yesaya nk'uko yavuze ati ubwenge bw'abanyabwenge, ubwenge bw'isi ntacyo bugenje bute, ntacyo buvuze. Ubu bwenge ntabwo ntekereza yuko kandi ubu bwenge weho icyo bavugaho. Ubu bwenge urabona ari ubwenge bwoko ki? Reka kuko iyi ngingo isa nkaho irimo kurangira, reka nguhereza akanya ubivugeho nakomereza kuri iyo ngingo yawe. Kuko Imana yamaze kutuganirira n'ubundi byose yabivuze. Ahangaha bajya kutubwira uburyo uyu mwami yari amaze gushoberwa, adafite aho yakwerekeza ibitekerezo byo ngo akure ahari usobanura bw'ibyo yari amaze kubona, byakaboko kari kamaze kwandika ku rusika, ntibasobanukirwa. Abantu bose bari mu birori bahise bumva babuze icyerekezo ndetse n'umwami ubwe.
hanyuma haje kwinjira umwamikazi, umugabekazi yinjira, yaje kubwira umwami Belushazari amwibutsa ko hari undi mugabo wabanaga na Nebukadinezari mu gihe cyashize, kandi ubasha gusobanura ibyo abandi badasobanukiwe, cyangwa se ubasha guhishura ibyo abandi batashobora kubishura. Ubwenge bw'abanyabwenge ko Imana yari yatubwiye, ubwo bwenge mu umwami yari yishingikirijeho azi ko ari abanyabwenge byaragiye birananirana. Aho bose bamaze kubinanirwa, nubwo umwami Belushazari wari warirengeje Daniyeli yaje guhabwa inama n'uyu mwamikazi amubwira yuko hari umuntu ubasha gusobanura izi nzozi, uyu nta wundi ni Daniyeli. Uyu mwamikazi yatangiye asobanura Daniyeli uwo ari we mu magambo make, aravuga ati uyu Daniyeli ni wa mugabo wari ufite imana zera, cyangwa se imana zitabana n'abantu, ubasha gusobanura ibihishwe. Maze amaze kumusobanura gutyo, nubwo umwami Belushazari yari amuzi akamwirengagiza, hari impamvu yamwirengagije. Impamvu rero ni iyi: Belushazari cya mbere yashingiye wabonaga Daniyeli ashaje, afite imyaka ko yarageze mu zabukuru mu myaka 80. Ikindi, Belushazari ntashaka kugira ngo imana ya Daniyeli akomeze kwiyohereza mu ngoma ye, ariko bakomeje kutubwira uburyo umwami Belushazari yarirengagije cyane, wiyaza kuzirikana akibuka ibyamubajije mu ngoma zabanje, yakagombye guha Daniyeli umwanya muri we, kuko ingoma zabanje bagiye birengagiza imana bagahura n'ibibazo bitandukanye. Ariko amaze gusobanurirwa n'uyu mwamikazi, yaje kwibuka ibya Daniyeli, apfa guhamagaza Daniyeli, amuha amahirwe ho gatoya, apfa kumuzana ngo amuhamagaze, ariko ntabwo yamuha agaciro, ntabwo yifuzaga yuko yaza bagaragare mu ngoma ye. Bivuze ngo yashakaga ngo yibagirwe Daniyeli muri iyi ngoma, kandi imana ya Daniyeli isimburwe n'izindi mana z'ingoma. Ibi bikombe rero byanyweshejwe byagira ngo babinywesha, bagira ngo baterekere ibigomara byabo bene Imana. Daniyeli rero yavuga ukuri, maze umwami Belushazari aramwirengagiza. Hepfo hari amagambo avuga ngo ukwirengagiza Daniyeli ni ukudashaka kwimenyereza imana ye, ariko impamvu izo arizo zose zatumye umwami ahitamo kwirengagiza umuntu wari ufite amateka yihariye nka Daniyeli, ntibyari byoroshye gupfa kumwirengagirwa cyangwa se kumwibagirwa. Uyu mwami nubwo yamwirengagije, kubera ko uyu Daniyeli niwe wenyine ari muri kino gihugu wari ufite ibanga ribasha gusobanura ibidasobanutse. Maze abuze uko bigenza, apfa kumuzana. Amaze kumuzana, Daniyeli asobanura ibyo umwami yibazagaho yakemerewe. Nabo bari kumwe bose babuze icyerekezo, babuze n'aho berekera, ubwenge bwabo bw'abakamanyi. Bivuze ngo hejuru y'ubwenge bwacu hari imana duhaye ubwenge bwasha gusobanura ibihishwe. Daniyeli banga yari afite rero nta handi yajyaga ku mavi, maze agahamagara imana ikamusobanurira, nawe akajyanira abami ibyo imana yageje gute yamubwiye. Bivuze ngo rero Daniyeli nubwo yari yarengagijwe, mu gihe gikwiriye mu mwanya nyawo yongeye guhabwa agaciro muri ya myaka y'izabukuru, maze azamura icyubahiro cy'imana, asobanura ibyo byari byanditswe ku rusiga. Ingingo ku gatatu muri make ni icyo yatubwira. Noneho ingingo ku wa kane iravuga ngo wapimwe usangwa udashyitse. Uyu ninde? Belushazari. Noneho ahangaha bagiye gusobanura neza iby'iyi ngoma y'umwami Belushazari. Nubwo yirengeje Daniyeli, noneho Daniyeli yaje amena umutwe y'ibyo yabonye. Kubera ibihe yari agezemo, byabaye ngombwa ko umwami yemera kubonana na Daniyeli, nubwo yabikoze aseta ibirenge. Ibyo bishobora kuvuga byinshi ku birebana n'uko uwo mwami yafataga imana ya Daniyeli kuruta uko yafataga Daniyeli ubwe. Biri kumvikana? Bivuze ngo nubwo yamwirengagije, ariko noneho yamuhaye amahirwe mu kanya gato kugira ngo noneho Daniyeli aza gusobanurira. Ahangaha Daniyeli hawe amahirwe yo kujya imbere y'umwami. Byagenze gute rero? Ku ruhande rwe uburyo Daniyeli atahaye agaciro ingororano umwami yamusezeraniye, bivuze byinshi ku byo yagiriraga nyambere n'imico ye.
nanone kandi bigaragara ko kuba Daniyeli yari azi ubusobanuro bw'ayo magambo atazwi, yamenye n'uburyo izo ngororano ari iz'agaciro gakeya. Urumva Daniyeli muribuka mu gihe cya Nebukadinezari n'ubundi byabaye kuri Daniyeli yahawe medali, ahabwa n'ibiti bikimuriye agaciro. Icyo agaciro nta kindi kubera ko yari afite umwuka w'Imana, kandi ibyamuvagamo nta bindi, yumvaga icyo yakora cyose ari kuzamura ibendera ry'Imana muri kino gihugu kitakiza Imana. Rero hepfo n'ubundi haratubwira ngo Daniyeli yagiriye inama umwami ku bintu bitatu. Mwongere mwibuke inyuma, umwami Nebukadinezari. Nanone kandi mu byo yakoze byose yagiriye Nebukadinezari inama yo guca bugufi kugira ngo abone kuzamurwa no gukomererwa no guhabwa icyubahiro. Kandi kuko ibyo yamubwiriye niko byaragenze. Noneho birongera biragarutse mu gihe cy'ingoma y'umwami Belushazari, wari urengagije ibyabaye kuri sekuru. Maze Daniyeli amugira inama y'ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere, Belushazari yari yaribagije burundu ibyo Nebukadinezari yahuye nabyo. Iyo bitaba ibyo yari kuba yarihariye akicisha bugufi nk'abamubanjirije. Biri kumvikana? Ni ukuvuga ngo nubwo Belushazari iyo aza kuba agaciro cy'ibyabaye mu ngoma zamubanjirije, yari guca bugufi ageza gute akihana, ariko ntabwo byabayeho. Icya kabiri, Belushazari yakoresheje ibikombe byo mu rusengero kugira ngo babinyweshe inzoga maze asingize ibigirwamana bye. Biri kumvikana? Ahangaha Daniyeli yavuze ubwoko butatu bw'ibintu byakorwagamo ibigirwamana nk'uko byari byarakurikiranijwe mbere. Icya gatatu, umwami yari yarangije guhimbaza Imana ifite umwuka we mu kuboko kwayo. Nyiri kumenya imigendere yose. Urikumva? Ntabwo uyu mwami yari yarangije Imana ifite umwuka we mu biganza byayo, ndetse yari yarangije ifite imigendere yose mu biganza byayo. Nebukadinezari rero cyangwa se umugabo Belushazari yakomeje kwirengagiza, yibagirwa ibyabaye, maze Daniyeli amugira inama yongera kumwibutsa yuko agomba guha agaciro Imana ifite ubugingo bwe mu biganza byayo. Uyu mugabo yari umuhanga. Reka rero twinjire kuri aya magambo nyayo. Ahangaha kuko ingabo z'Abamedi zari zaramaze gukikiza aha hantu, aya magambo yari ayaherewe. Aya magambo irya mbere byavuga ngo meni. Buriya magambo yeretswe ku rusika yandikwa. Ayo magambo yaragizwe n'ibintu bitatu, cyangwa se tubivuge mu buryo butatu. Icya mbere byavuga ngo meni, Imana imaze imyaka umaze ku ngoma yishyiraho iherezo. Bivuze ngo yararebaga agasanga mu ngoma ye azatwara nk'uko sekuru yatekerezaga nta herezo ifite, ariko Imana itereba nk'abantu icisha bugufi icyubahiro yari afite, maze Imana ipima ingoma ye yishyiraho iherezo. Icya kabiri, Tekeri, wapimwe mu gipimo ugaragara ko udashyitse. Biri kumvikana? Nubwo yumvaga yuko akomeye, afite imbaraga, abami bose bari munsi y'ibirenge bye, cyangwa se afite ubushobozi burenze, noneho Imana nyiricyubahiro imucisha bugufi ngo yapimwe usanga utageze gute udashyitse. Icya gatatu, Peresi, ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwawe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ayo rwose ntabwo yari amagambo y'ihumure n'umunezero namba. Biri kumvikana? Urumva noneho umuntu wumvaga yuko ingoma izahoraho, noneho inkuru y'icyamugongo ikomotse ku Mana, ya yindi yegeye Nebukadinezari kumubwira ngo kuko wishize hejuru uyu munsi urisanga he mu ishyamba urishe nk'inyamaswa. Noneho ahangaha naho
arongeye agarutse kuri uyu mugabo Berushazari utarahaye agaciro mu ngoma zamubanjirije, maze arangije aravuga ati ubwami bwawe buragabwe. Uyu mugabo yarababaye mu bigaragara, abazwa n'amagambo abwiwe. Bivuze ngo rero ingingo yacu isoza iturarikira kutishira hejuru. Ubu bihe byose turi mu gihugu kitazi Imana, icyacu ntibamenye Imana cyangwa se nk'abahamagawe n'Imana bahawe inshingano bagahabwa ibyanditswe byera ko tubijyana mu mahanga yose. Dukwiye tuzamura ibendera ry'Imana mu gihe igihugu tugezemo kitabishaka, cyangwa se abami cyangwa se abategetsi b'iki gihe cya none batabishaka. Twebwe turashyigikiwe kandi turadasanzwe, tugomba guhagarara Imana mu kidasanzwe, tukazamura icyubahiro cyayo nk'uko Daniel yabigenje, maze Imana igahabwa icyubahiro. Murakoze rero, Imana ikomeze yivange mu byacu kandi tuzamura icyubahiro cy'Imana. Murakoze. Tugeze ku ngingo yo kwa gatanu, ingingo tubwira ngo guhanguka kwa Babuloni. Nk'uko turibuze kubibona, guhanguka kwa Babuloni izi ni ingaruka z'abami babanjirije Berushaza. Eka noneho dusoma amagambo ari hepfo atubwira ngo nubwo yari umunyamafuti, Berushazari yari umugabo ukomera mu cyo yavuze, bityo nubwo yari amaze kubwirwa inkuru y'incamugongo yanyuzwe n'ubusobanuro. Ubu busobanuro yabahawe nande? Aho ndi yabahawe nawe ni Daniyeli. Turasoma nubwo yari amaze kubwirwa inkuru y'incamugongo yanyuzwe n'ubusobanuro Daniyeli amuhaye, akaba ariyo mpamvu yahaye uwo muhanuzi impano yari yaramusezeraniye. Iyi mpano ni iyihe? Tuze kwibuka ko yari yaravuze ko umuntu uzamusobanurira izo nzozi azahabwa umwanya wa gatatu mu bwami bwe. Nicyo kintu yari yarasezeraniwe. Bigaragara ko mu kwemera ukuri kwari mu butumwa bwa Daniyeli, umwami yahise amenya ukuri nyako kw'Imana ya Daniyeli. Igitangaje ni uko Daniyeli yemeye kwakira impano yari yabanje kwanga ahari, kuko n'ubundi izo mpano ntacyo zari guhindura ku busobanuro bw'ubutumwa. Tuze kwibuka ko bari bageze igihe cyo kurimbuka kukiki kwa Babuloni, kwa kurimbuka kwa Babuloni. Nukuvuga ngo rero Daniyeli nubwo nukuvuga ngo yari yizeye ibihembo by'ibyo akoze, yasobanuye izo nzozi, biba ngombwa ko agomba kwakira icyo umwami yari yamuhaye, nubwo bitari kumara akanya nk'uko turi buze kubibona. Reka tumanuke ku gasubika kabiri kavuga ngo neza neza nk'uko umuhanuzi yari amaze kubivuga, Babuloni yarahangutse. Biri kumvikana? Yarahangutse. Kandi ntibyatinze mu gihe umwami n'ibyegera bye bari bahugiye mu nkera. Inkera nk'uko tubizi ni ukuvuga ngo ni ukurara udasinziriye, cyangwa se mukarara ahantu muri mu birori noneho nimusinzire. Bikaba ngombwa ko muri ubu bwami rero bwa Babuloni ibyegera by'umwami ndetse n'abandi bari baje muri ibyo birori baraye badasinziriye, bishimira ibyo bagezeho ndetse babasha no kureba ibyo bazakora umwaka wose. Biba ngombwa ko badasinzira, ari byo turi buze kubona. Kandi ntibyatinze mu gihe umwami n'ibyegera bari bagiye mu nkera, umurwa wafashwe batarwanye. Nk'uko inzobere mu by'amateka Herodotusi abivuga, Abaperesi bacukuye umuyoboro maze bayobya uruzi rwa Ufurati, banyura aho uruzi rwanyuraga, batunguka mu murwa rwagati. Banyuze kugira ngo ubundi Babuloni ubwayo yari hirya y'uruzi rwa Efurati. Nk'uko tubizi yari hirya y'uruzi rwa Ufurati. Kugira rero ngo ujye muri Babuloni wabanzaga wambuka uruzi. Byabaye ngombwa ko rero aba bari bateye Kuro, tuze kwibuka ko ari Ubumedi n'Ubuperesi. Ubumedi n'Ubuperesi bwayoborwaga na Kuro, nibwo bwari buteye Babuloni. Byabaye ngombwa ko bayobya uruzi Efurati kugira ngo bagere i Babuloni. Noneho biba ngombwa ko nk'uko inzobere mu by'amateka Herodotusi bivuga, Abaperesi bacukuye umuyoboro maze bayobya uruzi rwa Efurati, banyura aho uruzi rwanyuraga, batunguka mu murwa rwagati. Iryo joro Berushazari yaraye yishwe. Se umwami Nabonidusi yari yavuye mu murwa, nyuma aza kwishyikiriza ubutegetsi.
uko niko ubwami bukomeye cyane umuntu yigeze amenya kugeza icyo gihe bwageze ku iherezo. Ibya Babuloni wa mutwe bizabirangira bityo. Noneho hari amagambo nakunze hepfo avuga ngo Belushazari yarahawe amahirwe yo kumenya no gukurikiza ubushake bw'Imana. Nta kintu Belushazari atari yarabonye, nk'uko nabivuze haruguru, yari yarabonye ingero nyinshi z'abamubanjirije n'uburyo amaherezo yabo yagenze. Byari ngombwa ko we rero yihana akurikije abamubanjirije. Turasoma hepfo ngo yari yarabonye sekuru Nebukadinezari yirukanwa mu bantu. Yirukanwe mu bantu ajya kurisha nk'inyamaswa. Yarishije nk'uko twabibonye, nk'uko babivuze, yarishije imyaka 7 nk'inyamaswa. Yari yarabonye ubwami bwishyira hejuru bucishwa bugufi, nyirabwo wabutanze akabusubirana. Uyu nta wundi nk'uko tubizi ni Nebukadineza. Yari yarabonye umwami yirukanwa mu bwami bwe akajya kubana n'inyamaswa zo mu gasozi. Ariko gukunda ibinezeza kwa Belushazari no kwishyira hejuru byahanaguye isomo atagomba kwibagirwa na rimwe, maze akora ibyaha nk'ibya Nebukadinezari byamuzaniye gucibwaho iteka. Byamuzaniye kugenza gute gucibwaho iteka? Yapfushije ubusa amahirwe yaherewe ubuntu, yirengagiza gukoresha amahirwe yahawe yo kumenya ukuri kwari mu biganza bye. Yapfushije ubusa amahirwe yahawe yapfushije ubusa amahirwe yahawe yo kumenya ukuri kwari mu biganza bye. Yari yarahawe amahirwe yo kuba inyuma y'abandi bamubanjirije. Byakagombye kumubera akabarore kugira ngo we aguhenza gute amenye ukuri. Rero we ntabwo yamenye ukuri, nk'uko ntabwo yabikurikije ngo avuga ati ibyo abandi bakoze reka njyewe nyuranye nabo, ahubwo nawe yunga ikirenge mu cyabo. Icyo tubwirwa hano rero ni ikihe? Isomo dukura hano ni ukutishyira hejuru nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze, kandi tukumva ko ibintu dufite byose ari Imana ibiduha. Reka twese tubyumve kandi twumve ko Imana ari ishobora byose mu izina rya Yesu. Nukuri Imana ni nziza ibihe byose, kubera ko nta kijye kiba ku bantu itarababwiye. Ugiye ugenzura neza ugakurikirana ingingo ku yindi, usanga Imana yaragiye iha umuburo abana bayo kugira ngo irebe ko bakwisubiraho bakihana, kuko ari inyembabazi yari kubabarira rwose. Icyigisho cyo kuwa gatandatu rero ni ibindi byo kwiga no kuzirikana. Ibi ngibi ngiye gusoma ahangaha ni ibyo umwanditsi we yazirikanye, ariko nawe wumvise iki cyigisho, wumvise ibyo buri ngingo yagiye ivuga, nawe ufite ibyo wazirikanye. Yanditse agira ati ibirori bikomeye by'ibwami byamaraga iminsi myinshi byari bimenyerewe mu isi ya kera. Abami bakundaga gukoresha ibirori bigizwe no kurya no kunywa mu buryo bwo kugaragaza ubukire no gukomera n'icyizere babaga bifitiye. Kugira ngo umwami agaragaze gukomera kwe no kwivuga imyato, nuko yakoreshaga ibyo birori, bagateka bakanywa inzoga z'amoko yose, noneho akaba no kwivuga imyato. Ibyo biramenyerewe kugira ngo babone bagatanga ibyo bagezeho, noneho bagahiga n'imihigo y'ibyo bagiye kugenza gute n'ibyo bagiye kujyaho. Ni ukuri ahangaha barakomeza bavuga ati nubwo tutazi iby'ibirori byihariye mu buryo bwose, icyo tuzi ni uko ibyo birori byabaye mu gihe ingabo z'Abamedi n'Abaperesi ziteguraga gutera Babuloni. Ariko nk'abantu nta mpamvu igaragara yari gutuma bagira impungenge zo guterwa. Babuloni yari ifite inkike zikomeye, yari yarahunitse ibyo kurya byashoboraga kubatunga imyaka myinshi n'amazi ahagije, kubera ko uruzi rwa Urufati rwanyuraga mu murwa rwagati. Niyo mpamvu umwami Belushazari nta kibazo yari afite cyo gukoresha ibirori mu gihe ingabo z'abanzi zari zigose umurwa. Nuko ategeka ko habaho ibyo birori bikomeye, ariko bidatinze byaje guhinduka umurengwe. Mbega
ubuhamya bukomeye ku birebana no kwikakaza kwa muntu, by'umwihariko uburyo bihabanye by'umwihariko ku buryo bihabanye n'ububasha bw'umwami Imana inyujije ubutumwa kuri Daniyeli yabwiye umwami ko nubwo yamuhaye amahirwe yo kumenya ukuri, ari Imana ifite umwuka we mu kuboko kwayo, nyiri kurema, nyiri kumenya imigendere yawe yose nturayishimisha. Imana yabwiye Daniyeli ko Daniyeli yabwiye Berushazari ko Imana ari ifite ububasha bwayo kandi ariyo ifite umwuka na Berushazari yahumekaga n'ubushobozi bwe bwose, Imana ari ifite mu biganza byayo. Ariko we yarabyumvise arirengagiza, kandi nyamara nk'uko twabyumvise mu byigisho byatambutse, Nebukadinezari sekuru wa Berushazari ibyamubayeho yarabibonaga, ariko we abonye umuburo arabyumva ariko yanga kubishyira mu bikorwa, arakomeza arinangira. Icyo dusabwa rero nuko tugomba kumenya ko Imana yacu ari ishobora byose, ubugingo bwacu bwose ntabwo ari ubwacu ahubwo n'ubw'Uwiteka. Icyo dusabwa nuko ari we tugomba gushyira hejuru, ahubwo twebwe tugacishwa bugufi kugira ngo icyubahiro kibike iteka ryose. Icyigisho cyacu cya gatandatu cy'uyu munsi tugisoreje aha ngaha. Ndagira ngo waba ufite ikibazo cyangwa se ari indi nyunganizi wakwandika muri commentaire hasi. Ubutaha icyigisho cya karindwi mbere ko tugitangira tuzaza turi gusubiza cyangwa se turi kuganira ku nyunganizi abantu baduhaye. Dusabe Kariboni Steve adushyire imbere y'Imana mbere yuko tutandukana. Katwambaza Imana, urera umunyacyubahiro, wahozeho kandi uzahoraho, Imana idahinduka, wimura ingoma ugakimika izindi. Ushime kandi uhabwe icyubahiro ko ukora buri kimwe cyose kuri gahunda zawe, tukabana bataragushimye, uhabwe icyubahiro. Tubonye data kwikakaza kw'ingoma z'abami bagiye batandukana mu bihe byahise, nanone kandi twongeye gusanga uburyo umuhanuzi wawe Daniyeli yahagaze mu mbaraga zawe ntagire ubwoba, maze agahesha icyubahiro cyawe ikuzo muri kino gihugu, maze isi yose ikamenya Imana kubera we. Natwe muri iki kidasanzwe data turi guhagarara nka Daniyeli, tukabona dukurikiye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero komeza tubane kandi turinde. Iyi si Satani arifuza yuko ibintu bose yabagira we, ariko tuzi neza ko twabonye intsinzi Karuvali ku musaraba. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ukomeze ugenzure imibereho yacu, utwiyoborere kandi imibereho yacu, maze aho dutuye, aho dukorera, imico yacu ihindutse, izina ryawe, urukundo rwawe aba ari byo buryo rw'ibanze muri twe, kugira ngo imico yacu ibe inyunganizi kuba dukikije, ujye ukomeza uhabwe icyubahiro. Ibyo tugusaba tuzi neza yuko uri Imana utwumva kandi uzirikana abana bawe, ibyo babona byaguhesha icyubahiro mu isi no mu ijuru, bigatuma twitwa abana bawe by'ukuri, maze urukundo rwawe, ukuri kwawe kugera ku isi yose, udahana no kwizera bose mu izina rya Yesu.
Babuloni